بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Nyuma yo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro n'imigisha wacu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, abayisilamu bavandimwe, muri uyu mwanya muto cyane nagira ngo tuganire ku kintu kijyanye na siporo, gukora siporo mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-riyada fil Islam, gukora siporo, kugorora imitsi mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hari bamwe mu bayisilamu babona ko gukora siporo no kugorora imitsi ari iby'abazungu, cyangwa se umuntu wahaze cyangwa wabuze cyakora akaba ari bwo akora siporo, ariko ntabwo ari gutyo. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani muri suratul Mulk aratubwira ati yani famshu fi manakibiha. Allah yadutegetse kugenda, famshu fi manakibiha. Allah dutegeka kugenda ku mugongo w'isi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kugenda nabyo ni siporo, almashu ni siporo kugenda. Wakulu min rizqi, Allah tubwira gushakisha rizqi turimo kugenda. Uyu munsi wa none tujya tubona bamwe mu bazungu ushobora gusanga arimo kugenda akava aha ngaha akagera ku Kivu, akava ku Kivu akagera hano kuri stade, arimo kugenda, arimo kugorora imitsi. Ni mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko al-mu'minu qawi, umwemeramana w'umunyembaraga ufite imitsi ikomeye, ufite amaraso masha Allah, khairun wa ahabbu ila Allah, niwe mwiza unakunzwe na Allah subhanahu wa ta'ala min al-mu'min ad-da'if, kurusha umwemeramana ariko w'umunyantege nkeya. Kuko buri ko urushaho kugira imbaraga no kugira ubuzima bwiza bituma ubasha no gukora ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndizera ko utabasha gusari tarawih. Mujya mubibona muri Ramadani, hari abantu bajya bananirwa gusari tarawih kubera ko nta mbaraga, imitsi yarangije kwibana. Rimwe na rimwe ugasanga n'ikibabaje harimo bamwe mu rubyiruko, basanga umuntu raka enye atangiye kwicara, batangiye gusohoka, abandi bagiye kuryama. Ibi byose biterwa no kudakomera mu ngingo ndetse no mu mitsi y'Islam. Famshu famshu famshu, ni mugende mutembere mu isi ya Allah subhanahu wa ta'ala, mukomeze imitsi, mukomeze ibyo ngibyo bizabafasha mashallah kuba bari gukorera umuryango. Ntago wabasha gushakira riziki umuryango wawe, umugore wawe n'abana bawe ufite intege nkeya. Nta nubwo wabasha gukorera igihugu udafite imbaraga, nta nubwo wabasha gukorera idini ya Allah subhanahu wa ta'ala udafite imbaraga. Imbaraga zirakenewe mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, siporo irakenewe. Kugeza ubwo intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatubwiye muri hadith, aratubwiye tu'allimu awladakum ar-rimah was-sibah, muzigisha abana banyu kumasha. Subhanallah, mubigisha ndetse no koga. Ni siporo ziriya zo koga, haba ari ukoga, haba ari no kumasha n'ibiki byose, kugendera ku mafarasi, kwirukanka, ibi byose masha Allah bituma umwana anasobanukirwa, anagira n'umutwe utuma abasha no gukurikira amasomo neza. Kugeza ubwo jaa fil athar, byaje mu mvugo aho batubwira ngo al-aqlu salim, ngo ubwenge bwiza fil jismi salim, rimwe na rimwe hari igihe buboneka mu mubiri muzima. Umwana yatangiye kurwaragurika indwara, hari igihe na bwa bwenge abubura, ariko masha Allah iyo umwana akuze neza akomeye, rimwe na rimwe hari igihe binamufasha no kugira ubwenge no mu ishuri masha Allah. Al-aqlu salim fil jismi salim, ubwenge buzima buboneka no mu mubiri muzima. Allahu akbar. Kugeza ubwo jaa fil athar al-akhar, byaje no mu yindi mvugo au fil mithal al-arab, mu migani y'Abarabu, aho batubwira ngo man taraka al-mashi tarakahu al-mashi, cyangwa se man taraka al-mashi tarakatuhu al-afiya, ngo umuntu uzareka kugenda no gukora siporo ntabyimenyereza hakiri kare, igihe kizagera ngo no kugenda nawe bimureke. Umuntu uzareka kugenda, hari igihe kizagera nawe kugenda bimureke. Ugasanga umuntu atangiye kugera muri ya myaka 50 40 tayari atakibasha no kugenda, kubera ko yanze kugenda hakiri kare akiri umusore. Noneho muri ya myaka azakenera kugenda no kugenda bikamureka. Cyangwa se mu yindi mvugo bakavuga ngo tarakatuhu al-afiya, ubuzima bwiza zabubura. Uyu munsi wa none turimo kubona amajimu ari kuzura, yuzuyemo abasaza, atangiye kurwara diabete, atangiye kurwara imitsi, atangiye kurwara za rubagimpande, nibwo atangiye kujya muri gym, nibwo atangiye gukora siporo. Ugasanga abantu ku cyumweru umuhanda barawuzuye, kuko babanze kubikora hakiri kare, mubitangire mubikore hakiri kare. Iyi mvugo iravuga ngo man taraka al-mashi, umuntu uzareka kugenda tarakahu al-mashi au tarakatuhu al-afiya, ubuzima bwiza buzamuponyoka, buzamunyura mu myanya y'intoki y'Abayisilamu. Gukora siporo ntabwo ari iby'abazungu, gukora siporo ntabwo ari iby'abakinnyi gusa, gukora siporo ntabwo ari iby'abantu runaka, sinzi ngo umukire ngo bura ngo yahaza. Ar-riyada min ad-din, gukora siporo biri mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko binagufasha no gusari, binagufasha no bangahe bananirwa gusara al-fajr kubera
ubuzima bwabo butameze neza kubera imbeho, bagatinya imbeho. Ibi byose kubera za ntege nke afite mu mubiri. Ariho byanaje no muri hadithi rimwe y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ho Rasulu rimwe yigeze kwirukankana n'umugore we Aisha. Rimwe na rimwe banyuzagamo bakirukanka, Rasulu sallallahu alaihi wasallam ariwe dukuraho idini, yirukanse n'umudamu we. Umugore we kubera ko yarakiri mutoya agikomeye aza gusiga intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hashize igihe uyu mudamu wamaze kubyibuha nawe yaratangiye kuba munini, intumwa y'Imana iramubwira ati ngaho twirukanke tena. Barirukanka, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iramusiga. Intumwa y'Imana irangije ibwira uyu mugore biramubwira ngo hadhihi bitilka ya Aisha, ngo ni kimwe ku kindi, nanjye ubu ngubu ndagusize kwishyuye, waransize ubutaha nanjye ubu ngubu ndakwishyuye ndagusize. Ibi ni bigaragaza ko ntabwo kuba umuntu yambara ikanzu, kuba umuntu afite ubwanwa bimuvanaho gukora siporo. Ntabwo kuba umuntu ari shekha, kuba umuntu ari imamu, kuba ari umwarimu wigisha Qur'ani bimuvanaho gukora siporo. Ntabwo bimubuza gukora siporo mu gihe ayikoze mu buryo nyabwo, masha Allah, butarengeye imbaraga za Allah subhanahu wa ta'ala. Kuri ibyo insha Allah tugerageza insha Allah dukore siporo, masha Allah, tugorere imitsi yacu kugira ngo bidufashe, haba ari ugukorera imiryango yacu, haba ari ugutunganya imibiri yacu, ndetse no gukorera imiryango yacu, ndetse no gukorera igihugu, ndetse no gukorera idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atworohereze kandi adushoboze insha Allah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.